ugira neza ukabisanga bajya nawe ukabisanga imbere n'abantu bose bari inyuma yiwe yura uwo muhungu muri kuvuga cyangwa uyu mutwe mwashyize muri screen bazi koko bamushyigikira mu mafoto cyangwa se bagira uti nanga ari byiza man nanga ari byiza pe nanga ibintu byose bazajya yigira abajengo babyo bamwogise nta muntu urejera amategeko Slim Jesus yewe natsindiye award of the year nayimaganye na ba Muyango na ba Senator na Patiko waje usanga mu kazi baje bakansangamo ko natangiye guhostinga Canada no muri Amerika cye anyway mu Rwanda mu Rwanda naje nk'abasanga so ndashimira abantu harimo wenda nk'abantu baba baranoye bari hano ndabashimira no kuri Imana much love thank you very much for your time kandi no kuri Imana ni byiza no mugisha ngenda ndashima Imana kabisa ahantu hose mwanoye Imana isubiza aho mwakuye uko gutora yari amafaranga Godfather by the way yari amafaranga igiceri cy'ijana rimwe so ubwo rero barebaga uwatowe bakarana n'amajwi yagize n'ibikorwa yakoze cyane kandi njye narakoze cyane pe tubizi se yuko ukwepa rero usanga ikiganiro turimo turagushimira tuzafata n'umwanya nagupostinza ahantu hose gore ramba kubita urumva bari bazi ko muri Amerika udandaza amagara ariko ugeze mu Rwanda uberetse kuri umukozi bari bazi ko uzagera mu Rwanda ugaseba ugeze mu Rwanda nta muntu uba mu nzu nk'iyawe umurozi warogesheje uzamundangire umva ni Imana yagiye ugira neza utagira amashyari utagira urwango nakuntu utatera imbere ndashaka ntabwo njya mvuga umuntu adahari Eric aya ni amakuru ntahagazeho ariko niba udashaka kubivugaho ntacyo bitwara ariko ndabivugaho iyi saga nabonye ku gihe ahantu hose wakoreshaga ijambo rimwe ugira neza ukayisanga imbere wagira nabi ukayisanga imbere kugeza no ku ruzi iri ku gihe Eric se muhungu iki kibazo cy'inyampano uri mu bantu bakiziho kandi nzi ko byashenguye umutima bikababaza kintu kibwira imbere y'abandi 300 rero kubera ko dosiye iri mu rukiko kandi ntawamenya nshobora kuba ndi umwe mu ba witness bazajya mu rukiko kuvuga ibyo nzi so ntabwo urakoze cyane ni we iryo jambo ryivugiye singuciye mu ijambo amakuru agera kuri Godfather ngo ukimara kureba ubunyamaswa bwakorewe uriya mwana w'umuhungu ariko umugore we Semuhungu ngo nk'umuntu uzi ku kintu bita ikimenyetso na evidence Semuhungu ngo wafashe iya mbere uragenda uravuga ati ya mpano muramubaza icyo umwana warwaye ihungabana ribu nta kintu mubaza uyu mwana ngibi ibimenyetso by'ihohoterwa yakorewe nari kuvuga izina ryawe udahari wa muntu nari maze iminsi mbabwira warebye akarengane kakorewe ya mpano agashengurwa n'umutima Eric Semuhungu yaravuze ati ntabwo ihohoterwa ryakorerwa umwana ndahanga kandi narabibonye Semuhungu nk'umuntu tuzi ku kintu bita evidence n'ikimenyetso aragenda akajigoma mu cyo bita voruka akajya mu cyo bita maguma ni bya birunga bitugota akagenda akaba ariho ikimenyetso byo so ngo Semuhungu uri mu bantu bagiye gutanga ubuhamya uravuga ati uyu muntu akeneye justice ibimenyetso urambika hasi ngo itariki amasegonda ngo hari ibindi gasuko yavuze ngo biri munsi y'amasegonda babyita gute ntabyo narinzi urakoze cyane so amakuru ahari Eric Semuhungu nibyo wagiye gutanga ubuhamya uravuga ati aka karengane gahagarare ngakora impamvu z'umutekano n'impamvu z'uko nk'uko nabikubwiye hari igihe banyenera nko mu witness mu rukiko ntabwo nagira icyo mbivugaho gusa bimwe uvuga nibyo ibindi nyine bireke kuko ngo Eric kuva isaga yaba ntabwo ndavugana nawe navuganye nawe ejo urambwira ngo ufite muri imwe muri telefone yego urabona ko amakuru nyakurura uremeye kukintu bekenye n'amakuru ndi hasi hejuru so aya niyo makuru ariho ni ukuri kw'Imana amakuru avuga ko Eric Semuhungu yageze i Kigali ndabibutsa ko uwo bita Kadete Jihadi ari bari mu bantu bafashe hamwe na Shadibu bafashe amashusho y'uwari inshuti yabo magara Semuhungu
bamurundaho isi, baragenda baramugambanira, baragenda bafata amashusho y'urukozasoni barayasakaza ntabwo ari bakabiryosha, kugeza aho uyu munsi byagizeho Eric ingaruka, nubwo ntabwo byita ingaruka, okay, ntabwo byagizeho ingaruka, ariko aho Eric ari murahabona, Eric muri deputation ye cyangwa kuba atakiba muri Amerika, Kadete na Jihadi babigize mu ruhari cyane 100%. Nicyo mubwira nyine, ugira neza ukabisanga imbere, wanagira nawe ukabisanga imbere. Eric Semuhungu wageze mu Rwanda yaravuze ngo iby'isi ni iby'isi, ndababarira, reka duhure tuganire ubugome mwankoreye kugira ngo umutima wanjye uruhuke birangire. Jihadi yinangiye guhura na Semuhungu cyane ncuranye. Semuhungu aravuga ati ni icyaha kiri kukwirukankamo, ntabwo rero wabikorera undi muntu byireba. None Eric, ntabwo ngiye kuvuga ngo bimenyetso naje ndacecetse, karongera nifate kuvuze ko nta kintu uza kubivugaho, gusa ikiriho let's seek the justice. Njyewe ku bintu byakorewe ya mpano harimo ubunyamaswa n'ubugome, nabyamaganye ku munota wa mbere, ariko sinagira umuntu neza. Ameze neza. So Semuhungu twahuriye muri training turi kumwe, we na Nuza na Jihadi. Semuhungu ubona ko nta kibazo, ariko Nyamuhungu wundi abona ibintu birakomeye. Umunsi wa kabiri niyagarutse. Imagine iyo training yaberaga i Musanze, urabyibutse ra? Ikintu kibi kibaho igihe mu ntabwo kijya gishira, wabeshya umuntu. Semuhungu arambwira ati, ikintu Semuhungu yambwiye, urumva Godfa? Yego. Yambwiye ati, uko ndeba ninginze Jihadi ndamwandikira, nyerekana message mu DM ze za WhatsApp. Amwe ati namwandikiye, waje tukiyunga, turapfa iki, ufite akazi kawe nanjye nkaba mfite akanjye, turapfa iki mu by'ukuri. Yego. Aranga abibamba. Umunsi wa kabiri icyo gihe niyagarutse, nibwo nahise mbona abana burya rero niba umuntu akubwira ati ngwino twiyunguka budashobora kuza, noneho tukaba twahuriye mu mahugurwa umunsi wa kabiri ntuze, so bigaragara ko hari umwe nyine uba wishinze icyaha cyangwa wumva ari guilty. Yego. Nubwo nabonye ko Semuhungu nyine afite umutima mwiza, wenda n'ibindi baba bamushinza cyangwa iki nta ruhara babifitemo, nyine mbona ko nyine hari abantu bamwe baba badashobotse, kuko niba umuntu yakwinginga kangahe ngwino duhure tuganire, nta mpamvu yo kugira ngo twirirwe dushwana njye nawe. Byose yarabinyeretse, nyine nabanzaga kugira ngo ni kwa kuntu umuntu aza kuri space akavuga, ariko ngiye yampaye telefone ye ndabireba, njye DM ndasoma ibintu byose. Eric nguyu yarampamagaye tubiganiraho, nguyu ari hano yarampamagaye tubiganira, ndamubwira Semuhungu, niba umuntu utishinja ikosa reka kwirukanka ku muntu bitaza no kugaragara ko wenda we hari ibyaha wishinja ukaba ushaka ko mwiyunga, warahemukiwe niba uvuga ko ari bireke. Nguyu ari hano kugeza naho hashatse, hari umuntu twashatse kugira ngo abyinjiremo. Semuhungu we yageze hariya ashaka ibyabaye byose, ashaka kubana n'abantu bose amahoro. Ariko reka tugaruke gato rero mw'abantu, buriya Semuhungu uretse iyo side ye tuzi nziza, iyo bigeze mu guhangana nta muntu uhangana na Semuhungu. Njyewe iki kirego cya ya mpano nkimara kumva ko Semuhungu ari mu batangabuhamya, ari mu bantu bagiye kuri RIB, naravuze gitare cy'amahanga abazimubashe, kuko niba ari umuntu ugira ikintu bita ikimenyetso kana kigengesera ni Nyamunsi uyu bro. Mukuvuga ngo niba muri iyi kese Eric yaragiye gutanga ibimenyetso muri RIB nk'amakuru mbifitemo, kandi nawe ntabwo abihakanye, avuze ko ntacyo bivugaho, ariko avuga ko mu makuru ndi kuvuga harimo ukuri. So amakuru nakubwira ari tariki n'amasegonda Eric yakandagiye kuri RIB. Impamvu Eric yagiye kuri RIB ukanyababwira rero, ya mpano mu by'ukuri ngibyo Eric yavuze amakuru yangezeho yari yahungabanye. Ya mpano yahamagaye Jihadi, aramubwira ati Jihadi, koko nawe urabifasha urabipostinze? Ati ziba nibikisi ntabwo byose byagiye hanze. Ati woya wagize ubumuntu. Urimo ko nyumva? Jihad afata telefone ngo recording abone content, aramuha nyina ari kumutuka, ya mpano arakupa. So ntumbaze ukuntu Eric yamenye ko ya mpano, kuko ya mpano agiye muri RIB
yaravuga ati nje nabyiboneye ati ibimenyetso biri he yampana akareba hejuru urimo kunyumva ariko Eric nk'umuntu nzi no kunigira yari active kuri social media atarigira mu bintu byo gukora ni umuntu wangaga akarengane akitambika mu ntambara kwanga akarengane ntabwo Eric nari mbizi ko yaza ko afite ibimenyetso ntabwo ari guceceka ntabwo niba uko bitekereza ntabwo Eric yaba yaragiye muri ribu kubera afite ikibazo na jihad niyo biza kuba byarakozwe na Godfather Eric akaba afite ibimenyetso ari kugenda hariya Eric mu rutarya imboga ni umuntu wanga karengane bambwire Godfather ibyo wijya kubinza naho kuko Eric nawe igihe yari arimo hariya muri ya minsi 3 niba atari ine barabyinye atansiyo ntabwo yari gusohoka asanga abantu barimo barabyina narangiza nawe nabona ahantu acengera birangire gutyo reka nkubwire ikintu kimwe Kemini ngiye sinyambika inzikama ese ko nasohotse hari umuntu yigeze nsubizanya nawe tinyima urakoze cyane nta muntu yigeze nsubizanya nawe nta n'ikintu yigeze mbivugaho ese ko Godfather utamuhaye kiki njye nagende ganoza uriya disikema ku Kimihurura kuri Libe headquarter bakora ikintu cyitwa mediation baratwunga anakora inkuru ivuguruza bya bindi anasaba imbabazi ariko ndakubaze ko uko Eric cyavuye wavuye ngerekaze nkubwire Kemenike abantu keretse umuntu utansobanukiwe nje nakoze space nakoze live hano ndi kwamagana disikema ku nkuru yo guharabika yakoze kuri Eric ariko uryo modore tegama ikiganiro abantu bumvise ko ndi kuvuga ngo kwifunga rya Eric oya nawe yavuye mahanga yavuye muri gereza yaraka bitewe n'ibintu bamuhaye ariko umusore mu biganiro abayituma ararondo aragira nazanye gaswano kwamagana bakuye kandi nge wahise ucubya space nta nubwo njye nabimenye urumva twese twari turi mu rujijo no mwari muri nahamagaye umuntu arambwira ati nibyo Eric arafunzwe aziziki arambwira nuko mutari mumenya nani Kemenike uzabaza uyu nguyu nani uyu mugabo nani the future uyu nguyu the future wewe wana nibigarasha urukunyumva niwe nahamagaye ndamubwira ko nabonye bakoze urabikora gute niwe nahamagaye aza kuri space twamagana inkuru ya Clement urimo kunyumva wabyumvishe niyo munazanye district niyo mpamvu nazanye uriya nani uyu nani ariko impamvu niyo mpamvu nazanye uriya mugabo kuko nari manze kubona amakuru avuye mu ahantu ntashaka kuvuga barabinsobanurira ngaho reka dukomeze ku nkuru ya jihad nani bwana Semuhungu abantu bari kunyereza imitima anama gift murakoze cyane Imana bamugisha karame waragize w'ikigo nari nkubwiye nk'umuntu iki kibazo wagikurikiranye nubwo utinjiye mu by'ubutabera ariko nk'umuntu wakurikiranye kiriya kintu nagira ngo mbe comment kuri cyo Jensi koko itegeko ririho izindi ya 2018 cyeka mbere ryarahindutse ingingo ya 34 ko umuntu sevya mugenzi we akashyiraho nk'amavideo y'urukozasoni akayasharinga ahantu harenze umuntu umwe especially nk'uriya Jihad abishyize ku masitati yiwe kandi stati yiwe ibikurikirwa n'abantu barenze 200 kuzamuka 400 kuzamuka none se yabikuze ku ruhande ibyo bintu byarabaye yashyize kuri stati ya WhatsApp yarabikoze nyine ku bantu bafite nimero y'abana bibona ni inoza ihanwa n'igihano ngo kiri hejuru y'amezi 3 kugeza ku myaka 2 niyo azabo ya miliyoni 1 kugeza kuri miliyoni 2 gusa njyewe natwe hari biriya none bazanye numvishe bavuze ko bafite n'izindi kesi zigera mu 9 dore uyu wagiye kurira indege uyu nana nawe ari kuduha ubuhamya urimo kunyumva nguyu nana hano nari gutanga ubuhamya ko nyuma yo guharabikwa agakorerwa yishwa rubuza duhaye video hano n'amajwi ya Jihad ari kumubaga manzo suze ex wawe mucoma ngo hasi nkamwe ko mwakundanye mwateretanaga mwarahuye ngo Joshua ngo yarabahuje mu kabari ngaho mu hakabiso we iyo ngingo ntago nyishaka kuyumva ariko urabizi ngo hero bebe nkora video abantu bose sha bakanyita umutinganyi wawe ngaho kugira abantu bavane hiriya ngo bagita ngo ndumusengera ngendo kweli nuriwe
birababaje n'izina sangira ngendo wandikira agasemu ho kugira ngo nakwereke mweze reka mwankoreye Aisha mutuma abantu babyemera. Yesu we oya no reka kuzana amatiku hano mwemeye amatiku y'iki mwankoreye narayemeye ntaku Aisha cyagiye yari iraza ntabwo yari yakaje 2000 na kangahe reka mwabisohoye ryarisi batuzaniye amarchive ya kera ariko tubyiwe ntabwo byo biduhurije anyway so uri kumva nguyu nana ari hano nana ari kumbwira kuri nana ngo nana ngo byagenze gute nana hano reka wumve aya magambo urira mutege amatwi mwumve nana agaruka urumva video ko ngiye ku dropping umwana ku ishuri ariko n'umunota umwe uravuze ngo ikina nana agiye ku drop umwana ku ishuri umunota umwe muri video kubera gutwara ngiye ku dropping umwana ku ishuri just umunota umwe ariko ndahari. Okay nari okay ngiye ndahari nawe ubundi Godfather ugira neza ukabisanga bajya nawe ukabisanga n'abantu bose bari inyuma yiwe nyura uwo muhungu muri kuvuga cyangwa uyu mutwe mwashyize muri screen basi koko bamushyigikira mu mafoto cyangwa se bagira uti nanga ari byiza man nanga ari byiza pe nanga ibintu byose madajya yigira abajengo babyo bamwogise nta muntu urenje y'amategeko none bajya bakunda kuvuga ngo Karumich umva hano ikintu gitangaje umva hano kuri iyi video umva hano abana n'amada wa mukecuru reka guteza ubugati impagarara muze gupima aho niho bakwesera kimwe uretse gato kabiri niyo byabarije ikibazo ahubwo ikimenyetso simusiga idiyene yarafashe kugira ngo umera amabanga gutesha abantu umutwe kuvuga abana mu minsi ishize rero afata abana b'abapostinga video ibibwire ngo baravuga ngo ninde roboto wanyu ninde nigira abana barangije baravuga ngo nidadike ese yaba ari ibyo uri gutekereza ahangaha nana byabaye ngombwa ko ngo akoresheje murumuna wa Aria Kuru w'inshuti ya Jihadi urukumva ngo yaravuze ngo kuko Jihadi yafashe abana b'uyu mubyeyi b'imyaka 7 ahita bashyira kuri YouTube abazikise kubyumva Jihadi yafashe uyu mudamu aramubaga avuga ko yabyaranye na Kimenyi Yves uyu mudamu muri Australia n'uyu bajya bavuga ngo wabyaranye na Kimenyi Yves yego wo muri Australia wagiye gutwara Yves muri Australia noneho Jihad ahita afata amafoto y'abana b'uyu mudamu ahita yamadika hehe kuri YouTube n'amafoto y'uyu mudamu ari kumwita umukecuru kandi nabonye ari icyuki aramubomora buro mukore kuri iyo goro mwo kapfamwe ahako se mwagiye mutapinga screen Jesus ndagowe tapote la famille tapote noneho aha Jihad akimara kumubomora uyu mudamu aravuga ati boya niba ntanafite n'imbaraga n'imiryango nkomoka miraza gutanga ikirego wowe ntago turuze gukizanya ni gute ushobora gufata umuryango wanjye ukawusenya gutyo noneho ariko naravuga ati mbere yuko mbikomeza uyu muntu ashobora kuvanaho bino bintu ngo nibwo yahise afata inshuti umuntu murumuna wande wa Aria Kuru aravuga ati nzi kuvugana na Jihadi ni inshuti n'umukananzugi wa mukuru wawe mumubwira kuriho bira bintu noneho murumuna wa Aria Kuru uwo simuzi wasanga none arashatse umugabo mugande noneho ngo ahita muhamagara ndavangira umurimo ngo ahita muhamagara Jihadi ngo bajya kuri call bahamagara nde uyu nana ubana ruzingiye bagiye kuri call Jihadi yumva uyu mudamu yarakaye Jihadi aramubwira ati rero ntundakarire umudamu aravuga ati nta kintu nshaka kuvugana nawe ninde wakubwiye gukora biriya bintu wankore ko wa mugabo we ko ntakuzi niki watatuma gukora biriya bintu iriya video ko nayipostinze 2023 wayikuye he Jihad ati reka da mwana wa mama njye burandi n'umwana mwiza umuntu wambwiye gukora biriya bintu akamana video ni muyango niyo wambwiye kukubaga urukunyumva
mbwira ko wabyaranye n'umugabo we so ngomba kukududura nakubomoye ariko njye nta kibazo mbwira icyo nkora. Uyu mudamu ngo aramubwira ati ugomba kuvanaho biriya biganiro hanyuma wamara kubivanaho ugakwiharabika wankoreye ugishyireho abantu babona biriya bakibaza babone na biriya babone ko wagize gute koko ari ukumparabika. Jihad ngo aragenda ngo akora akantu k'amasegonda agashyiraho ngo nyuma y'amasaha 12 ahita agakuraho. Urukumva aramujijisha. Nana aza hano aravuga ati mwa bantu mwe yashatse kunkina anyima ubutabera cyangwa ngo kuko ibyo navuganye nawe ndasaba ubutabera. Ibyo biganiro bimpara bikabiriho ariko icyo kuvuguruza yanze kugishiraho. Are we together? So here's the thing. Umudamu tukamubaza tuti ushingira kuki uvuga ko Jihad yavuze ko ari muyango wamutumye Nana kamuhiya. Ikindi kibazo Uretse gato ahangaha Nana kamuhiya yewe uretse gato ikiganiro nagiranye na Jihad ambwira ko yatumwe na muyango cyose ndagifite. Okay. Igo muyango we agapfiki rero n'uyu mudamu witwana nawe. Uyu mudamu yakiduhishe. Dore icyo rero kandi yabahishe oya yabahishe kandi ntabwo kubyumva kavuze ko babyaranye n'umugabo we siko ntabwo mubyumva. Ntabwo bigeze babyarana reka nzi uyu mudamu nyine bwitarahari. Ariko noneho ikibazo ahantu gishingiye na hangaha ni impamvu ngaruye kuri iki kintu. Twumvishe biti yari murangira umuvugizi wari bavuga ngo abantu bakagirana ibibazo bagafata abantu bafite amazina bakababera intwaro yo gusenya bafitanye nabo ibibazo baharabitse muri media. Haleluya. So aha nibyo bya bindi bavuze kubera iki bari kureba gitera ntibarebe ikibimutera. Ngo kunyumva twabonye message hano niba ahangaha tumaze kubona ibyaha byagiye bikorwa tukabona n'abagiye bishyura kugira ngo ibyo byaha bikorwe. Harya abangaba bagiye bishyura bo ntabwo ari abafatanya cyaha. Hello ahangaha tuje kureba amakuru ngira ngo iyi message musome ngiyi message ngeri kuvuga banyarwanda ngibi ibimenyetso ngibi ibintu biri kwandikwa musome hagira usoma ngibi baragusobanurira izi mpagarara aho ziva bakakwereka akantu ko kandi ngaba bagore gusa Godfather uretse gato utamenye uyu nanareka abana bana ku ishuri Nana nitutamenya ikibazo wowe upfana muyango nukuvuga ngo iyi nkuru tayari ya Jihad ntabwo yaba yuzuye ntabwo yabifite agaciro. Hari ikintu turi kumva Muchoma ikibazo wabufitanye n'undi cyari cyo cyose ntabwo ufite uburenganzira nubwo wenda aribuze kwitubwira kandi yatubwiye ko atamuzi. Urimo kumva ntabwo ufite uburenganzira bwo gufata umuntu mu itangazamakuru ngo ajye kumwibasira afata abana. Kandi hari biretse Godfather harimo case ivuga ngo nani ari kuvuga ngo Kimenyi ashobora kuba yarabyaranye na Nana sibyo? Ndi kukubwira uretse usanze ari byose. Ega amatwi none se niyo aramaze niyo baba barabyaranye niba ari byo rero kuvuga ngo Jihad afite uburenganzira bwo kubishyira hanze. Ntabwo afite uburenganzira afite uburenganzira bwo kubishyira hanze. Ndakubujije we wacabana kutandaka. Uretse gato Muchoma ari kuvuga umuntu ceceka gato wumve ceceka gato unyivereza Muchoma Nana ndaje ngo ijambo Muchoma nyumva ntabwo ufite uburenganzira bwo gufata abana b'imyaka 7 ngo bashyire muri media without consent hawe n'uburenganzira uhawe. Urimo kunyumva ariko ibyo bintu urafata abana b'imyaka 7 ukabashyira muri media ugafata umuntu ukamwibasira ngo yabyaranye n'umuntu utabifitiye gihamya kandi ariyo nkuru yagombaga kuzana hanze y'ubwire rero Nana nakimenye uretse gato ya bari Muchoma twagije mo ni ryawe ongera ijwi sheri ntabwo tukumva ntabwo turi kukumva n'ubu ntabwo munyumva aho turakumva Muchoma ye wiriweho Nana Muchoma nkwibutsa ko abantu batemera ngo ibyo ukora ngo n'abagabo barakwamagana niba abagabo bagukunda kuri iyo goro tubirebe. niyo waba utarigiye mascom ngo ufite wenda akantu gatoya ku bunyamakuru wakoresha common sense zawe. Ntabwo ushobora kuba ushaka gutwika ntabwo nshobora kuba nshaka gutwika wowe ngo mfate uruhinja rwawe ndutwike. Kandi nshaka wowe aho turemeranya ko yakoze amakosa. Aho reka tuhemeranya ariko tukibaza ni amafoto yakuye.
ndakubwiye ngo ngiyewe kuri Snapchat yanjye akavideo wabara akabonye ngo nawe nkakohereze usubire ubona ko ari video bakuye kuri Snapchat 2023 wari ufiteho n'abana bawe wowe no n'umwana wanjye warimo arakina umupira so ni wowe wamushyize public sibyo kuri nuza kuri Snapchat nana rero 2023 yego nana uremera ko wamaze kumushyira wari wamushyize public ceceka wumve genda buhoro ngewe icyo mbaza ndagusubiza umva uretse naguciye mu ijambo Muchoma manza wumve ko uyera umubyeyi w'umwana we afite uburenganzira ku mwana we ariko ubu ntabwo mufite uburenganzira ku mwana we mukoresha amarangamutima cyane ni amarangamutima arimo ntidushire na consent Godfather ndakubarangura reka kuza mureke mbafashe kuri aka kantu mureke mbafashe kuri aka kantu niba nana ya postinga umwana we wowe Eric cyangwa Muchoma nta consent ufite yo kuba wafata ifoto ya postinze ngo ujye kuyivugiraho amagambo. Thank you very much. Ubu yabyumva ate Muchoma afite umwumvise nk'ibyo ashaka kubyumva. Muchoma ni uburenganzira bwawe gupostinga abana bawe ukabashyira kuri platform. Ntabwo ushobora gushyira abana bawe kuri platform uri kubavugaho amagambo mabi. Urimo kunyumva ariko gufata abana genda urebe amagambo yavuze ntabwo uri gufata iyi video kamaze yavuze amagambo mabi ku bana cyangwa yakoresheje amafoto ari public y'abana wanyumvishe se ariko se amagambo mabi ku bana afata amafoto ntiyapfuka mu maso kandi n'ibyo avuga byose ari ububeshyi reka nkubaze Muchoma how do you feel wicaye iwawe ukajya kubona umuntu akoherereje video sibyo umwana wa DNA Muchoma aya masaha umuntu akaza akakwibasira akaza akavuga ati umwana wawe wawe dore se n'uyu nguyu mujye gukora DNA wowe ari utari kumva so ugafata ama video ukayajyana hariya nana yafashe aka video kabare bari gukina umupira bari guhavinga fane bishimye undi aragenda akavanaho araza agakoresha muri negativity agakoresha abaga urukunyumva afata abo bana abambura identite yabo avuga ko abo bana uwo bita se atari sabwo ari ibinyendaro bya kimenyi halo urukumu cyo kintu wowe nicyo kuvuga ngo bavanye ngo ni icyamamare ndakubaza abana b'umuntu ukabajyana hariya urimo kunyumva ngo kuko wabonye wagiye kuri platform y'umuntu nani Muchoma uvanyeho aka video nujya kureba aka video abana bari gukina umupira urimo kunyumva abana bari gukina umupira umubyeyi ari gukina nawo umupira arabaza ngo who is your role model urimo kunyumva uriya ngo ngiye muri iyo statement yose ndazira inyuguti ke Godfather impamvu iki kintu impamvu nshaka kukivuga society y'iwacu y'abanyarwanda ntabwo dukunda gutekinga accountability y'amakosa yacu twebwe ubwacu tuba twakoze icyo ni ikintu cya mbere tugomba kwemeranya niba umfasha amafoto yawe ubwawe bwa mbere ukipostingira kuri Instagram cyangwa kuri TikTok y'amafoto y'abana bawe njyewe nkayafata ubwo burenganzira ese uburenganzira buhabwa ninde ubuhabwa sizini bari inuza simbizi ni n'ubuhabwa mureke kuzana ibintu byisha nkaho kari cyo kuvuga ngo abanyarwanda kandi already manuka ndakuboroka ntabwo ariko sometimes abantu bakeneye kugishwe kuko baba batabizi Muchoma ni umunyempaka arashaka kwiga cyangwa arashaka kubyanga abantu stop ngewe icyo kibazo ari ikintu atari kumva icyo kibazo arimo aravuga ngewe nakibajije Dr. Murangira ndakimubaza yaje muri training twari turimo ndamubwira ni umuntu yapostinze ikintu ngiye kugifata nkagira icyo nyivugaho hari ikintu bitwaye arambwira ngo nta kintu gitwaye mu gihe uwo muntu ataramutse aje kukurega yego ariko naramuka aje kukurega amategeko azagufesinga uzabiryozwa
no uyu nguyu ikintu kiri kurakaza kuri Muchoma nuko ari kumva ntabwo uretse gato kuba umuntu afite social media ze urimo kunyumva ntabwo ushobora ufite ububasha How was a good for izi mbuga abantu bakoresha izi mbuga ukoresha ntabwo wasinye act yitwa copyright. Copyright ni iki? Ntabwo ari public. Nimba ufashe ikintu oya buretse usayininga TikTok wowe ubwawe wasayininze ikintu cyitwa copyright. Iyo umuntu aje kuri post yawe agakuraho ikintu akaripostinga agahindura, ninkora repost simpindure nta kibazo, ako ninkora repost nkongeramo ibindi nshaka aho ngo hari ikibazo. I need consent kuri original owner, icyo cyitwa copyright. Rero nimba nta burenganzira muhaye ku ifoto nicyo cyakirimo ubwo bwacyo ni cyane ngo ko ifoto iri public hari copyright nayishizeho ngiye kubera impamvu zanjye. Nimba yashakaga kuyikoresha agomba kuyikoresha ukwiri akayipostinga ntagire ikindi kinavuga, nta cyaha cyari kuba kirimo. Uremeranya nanjye ko iyi foto sibyo? Ndabona na Muchoma amaze kuduhindura ikiganiro ari ni nkumanura. Oya ntacyo turakomeza nakira turakomeza turagenda ega amatwi bayite utandisha guhaye mute your mic. Thank you. Kuko Muchoma azakavira ikiganiro tukava mu byo twari turimo tugatana turi kuganira ntabwo turi kuganira nawe mute your nonsense mic please. Kuko ugiye kuza kwica tuzaye ikiganiro ntabwo turi please ndagusabye ntunsaze bro. I do respect you iyubahe ntabwo tujana muri negativity no turahangaha kugaragaza ibintu ndagusabye winjagaraza ntabwo turahangaha ntabwo umuntu ndakubaza we Muchoma ninde muntu ufite ububasha bwo kuza akibasira undi ahangaha muri gushyigikira muri kwibasira jihad namwe so bivuze ngo agire ribo wakiwerewerewe none se wamusenze muri ribo ibyaha bitandatu twese twabimushinja azaza kumuburanira yari kumuburanira iki kizwishanuka yari kumuburanira ndakubaza turashinda jihad dupfiki jihad nanajya nakibazo mfiki nawe ariko ni mujye mujyana n'ukuri wowe uraza ukadefanda ko yari afite uburenganzira bwo gufata abana b'abandi akabajyana kuri YouTube akabambura identite yabo akabahereza undi se agafata nyina akamwita umukecuru. Uyu muntu umukecuru uyu mubyeyi muri kwarana umukecuru nana n'umukecuru uburyo agera akamukora discrimination. Urukunyumva stop that ntabwo ari byo ibi ngibi tuva kuri uyu nguyu noneho tuve kuri uyu nguyu we Muchoma tuve kuri uyu nguyu nkuzamuye bwanyu murongera kuvuyanya ibintu turaguruka ndarize nyuma kuburuka. So ikintu cyanyuma kirugomba kumenya we Muchoma manza wumve ukuntu ibintu biri uburetse mbere yo kugenda we Muchoma manza wumve nyirubwita akimara kubona ko byakoze bidakwiye yegereye umubyeyi amusaba imbabazi anamubwira ko agiye gukora ikiganiro kivuguruza ikiganiro aragenda aragikora ati ndana bamubeshyeye nacyo nkohereza utarabisobanura ucyumve nurangiza ujye kugisha kure kukibona reka nikohereza kano kanya reka byo urukuba Muchoma arangije ariko muri uko kuza kumusaba imbabazi aramubwira ngo ntabwo ngiye nkeneye ko unsaba imbabazi ko wa mugabo we ntakuzi ibi bintu wabivuze ubikuye he uri kunyuma Muchoma ati umuntu bita Muyango niwe wambwiye kuza kukwataka. Urimo kunyumva? Ndi kukumva rwose kabisa. Muyango niwe wampaye yarinze kugira ngo nze nkugirene nkwatake. Umugore wa Kimenyi ariyo mpamvu turi kwaza uyu mudamu kugira ngo bishyure jihad aze kukwataka upfiki na Muyango. Urakoze cyane. Icyo nanjye nicyo nabanje kubaza. Rero ntabwo wakibaza kandi uri kuvuga ko ibyo jihad yakoze ngo nta cyaha bigize. Ibiretse je umva Godfather ni mu bifatira ku mategeko y'u Rwanda turemera kari amakosa ariko nanone muri concept iri international turaza kubanza dutekinge n'uyu mudamu accountability amakosa ye nawe ubwe bwa mbere. Gaho mute your mic. Ikibazo rero abantu bura kuvuga cyane ni byiza ariko unatoreka nibyo uvuga manzi utega amatwi hano. Tega amatwi. Umva se wowe uri mu ceceka kaminike. Umvana. Urica mw'abantu Natasha na undi twarivuganiye gutya aragira ati jihad dore rero mukaza
yagize ate yivugana na Natasha hano ndashaka wumve avugana na Natasha uyu nguyu yasabye ikiganiro baragikoze ibi biganiro yaragiye agashyiraho nuko uwamuhaye akazi aravuga ati maberanye kuko naguhaye akazi nkakwishyurira ninde ukubwiye ngo uve mu byo nagutumye gukora uje kumuvugira gute kandi ngiye wakwishyuye urimo kunyumva jihad ikiganiro itagisiba ntabwo cyamazeho n'amasaha 28 cyo kuvuguruza na leta yakoze ntabwo ushobora kukibona we Muchoma impamvu turi ahangaha ni iyi nayo mategeko international uri kutubwira sinzi iyo yasoma turi ku itegeko ry'u Rwanda turi ku ngingo ya 34 uretse ko nta nubwo yari yanashinjwa azaburana ceceka wumve rero ikintu ugomba kumenya uyu mutipe reka nkumvize kurbane wishirira ntabwo yamaze gushingwa rero Muchoma azaburana Muchoma tega amatwi icyo muracyemera se ceceka manzi rero reka nkubwire ukuri bura kuvuga mu bantu mane manzi rero kuvuga mu bantu 1500 ku buryo ibyo uvuga bimekinga sensi ntabwo hano harwaje gukatira umuntu urubanza ntabwo sometimes inshinja icyaha nawe Godfather sometimes narimbaje Muchoma mane hari ukuntu muravuga Muchoma jadi nawe ntabwo turi mu mushinja icyaha kuko nta nubwo yari namushingije uyu mutipe reka nabwiza ukuri ko influence cyangwa kuvuga mane kuvuga sometimes nabyiza ngo navuye abantu baraguseka bro baraza kuguseka Godfather no wishaka kugaragaza ko ufite point ngo uvuge ubusa please no wishaka kugaragaza kugira ngo kwishyira imbere nk'ibere ry'igihugu okay Godfather uri kuye team ko ndi kubona uri kuri side oya na team turiyo bamaze gufata ango y'umudamu ahangaha uyisuba educated idiot I'm sorry yes you are ndakubwira impamvu here we are talking as a public uretse gato na nani Muchoma ntega amatwi twebwe hano muri iyi case no kuva kuri no kuva kwa nafite no dufite ibimenyetso hano turi gukotinga amagambo yatangajwe n'umuvugizi wa RIB urimo kunyumva ibyaha 9 jihad ari kuregwa 3 by'imboneza mu bantu baganira hagakurikiraho ibyaha 6 urimo kunyumva byajyanywe mu nkiko byahawe ubushinjacyaha azaburanaho halo unyumve neza akekwaho ubu byabaye 10 ikintu cyaraye gitanzwe manzo unyumve Muchoma ntabwo duzi Kinyarwanda akekwaho tega amatwi hano tega amatwi iyo tuvuze ngo azaburanaho tuvuze ko byamuhamye urakoze cyane ntandukanya ibyo azaburanaho no gukekwaho bitandukaniye hagarara manze nkumve rero ikiganiro urumva kuba uzamutse ugahita wijugunya mu kiganiro nk'isazi byo mati bu ugahita ushaka no kuzana ibyo uri gutekereza ngo ushyire mu kiganiro utarebye imva n'imvano yaho cyaturutse twafashe umwanya uhagije ariyo mpamvu twaje kuri iyi usanze tugeze ahantu aba bantu bakoreshwa n'abandi ni ukubera iki byisanga abantu bafashe umuntu bakamukoresha mu kwibasira abandi urukunyumva urumva byaturutse urumva twari tugeze dore ubuhamya buri gutangwa uje nonaha kanzerebe ngo live imaze amasaha ibyo oya Godfather ibyo kuvuga uratagato space live imaze amasaha 4:25 uje mu minota 5 urashaka guhindura ikiganiro kimaze amasaha 4 oya erega mba muri society concept ndayizi ceceka mutinga mic yawe uretse gato yake mini reba hano manzi usome iyi tweet uyu nguyu yaragira ngo urukunyumva urakoze cyane uvuze ukuri mu buzima aba bagore bamutumaga tega amatwi wumve Godfather ndagukunze muri ubu buzima noneho ureruye ubabwije ukuri thank you so much ndagira nkubwire ko nanjye ejo bundi mu byo azaburana n'ibyanjye birimo yaramereye nabi kubera uriya mugore uzi amarira naraye ndira maze kuvaho ibiro 6 mu gihe kingana n'ukwezi kumwe wabyumvise Muchoma uretse kuba uhurudutse none ukaza hano utega amatwi wumve abo bagore ni bande wasanze ikiganiro so kuza hano dore uje kudusubiza inyuma
wiza kudusubiza inyuma rero urukunyumva kuko ngo uje ufite ibitekerezo byawe reka dukomeze hano ikiganiro wumve izi ni testimony z'abantu bagiye batanze ibirego bazisanga mu rukiko ejo bundi ahangaha agarutse avuga ngo nuwonana ibyo avuga ni ukuri byose njye ndabizi nabariya bana be disi iyo myaka avuze niyo nuko byagenze njye ndabizi Aria na Muyango na Lili Pupe nta mahoro bazabonera kuri iyi si igihe cyabo nikigera muzabibona noneho ngo Lili Pupe niwe uri kumushakira umwavoka ibya Aria impamvu nuko ibya Aria nuko azirana na Isimbi Modo kandi Isimbi Modo aturuka igitwe hamwe na DC Clement rero DC avugira Isimbi Modo Aria nawe yishuraga jihadi kugira ngo arwanye Isimbi Modo na DC Clement twumvikana no tukendeka cyane ahanga biramakinga sensi kuko tuzi ko Aria kuru yatanze ikirego muri ribo ari kurega DC Clement turi kumwe hano hari umunyamakuru nyandikiye uyu munyamakuru kandi bibintu nyandikiye uyu munyamakuru anyandikiye ari heime second okay aranyandikiye ngo uyu hano reka njewe ntanga ibimenyetso check here uyu munyamakuru ambwiye gute dore musome wewe bidusomere ntago twapfa kubibona ngibi aravuze ngo yamusabye mwishyurira sare ngo natabikora aramumena hanze urabona ibi bintu birahura kuko ahangaha Aria kuru yari yemereye DC Clement mu bukwe bwe ko ari bumugurire keke y'ubukwe gusa DC Clement aravuga ati ku magabanga yawe mfite nutanyishyurira sare ndagira nte ndakubaga ahangaha Aria kuru yagiye gutanga ikirego muri RIB arega DC Clement ibi bintu Murangira yabivuzeho Godfather buretse gato wivugiramo ndashaka kugira ngo wumve uri hari ikiganiro gumaze kuvuga nk'iminota 20 ndamaze genda gake wumve umanze wumve n'ahantu tugeze impamvu nazanye n'aba bagore uri kunyumva aba bagore abanyamatiku manza wumve aba banyamatiku rero ntabwo abantu nka jihad bazashaka umva nkubwire abantu bafite amazina uretse gato abantu bafite amazina nk'aya jihad bangana bate ni benshi tuvuge kuri Gitera turebe n'ikibimutera ahangaha munyumve neza cyane ahangaha dukomeza inkuru ubu n'ubuhamya buri gutangwa kandi ngiye ndabizi ngiye nashwanye n'Aria kuru kubera iki yanzanye n'uby'ubugoryi navuga ati barakubeshye ngiye ngo ndifata ndihagije kakubitwe n'inkuba ntakirigiro mfa nawe ngiye napfe nawe kuri kwanye navuga ati no don't do that ntabwo ngiye wari ngo ndifata ntabwo ari ngo ndifata ngende gato uretse gato ikintu mute your mic ahangaha urakoze cyane mutapinge screen ntabwo uri bukomeze gutya ni gutumwuka mwiki cyane koro ndabizi muri abahanya ku mutima muri kuvuga gutya nta wakora kuri iyo goro ngo nkandeho urumva urukonyumva yindako nawe kanzige give me a second ahangaha aravuga ngo ibya Aria impamvu nuko azirana na Isimbi Modo kandi Isimbi Modo aturuka gitwe hamwe na DC Clement urukumva rero DC avugira Isimbi Modo Aria nawe yishuraga jihadi kugira ngo arwanye Isimbi Modo na DC Clement mwumve noneho igitangaje Muyango ntiyumvikana na Aria amakuru n'ibimenyetso birahari ariko kubera bose batumaga jihadi byarangiye abahuje kuko bose ari inkoma mashyi yabo urumva ko ari amatiku y'abagore gusa genda gake na amatiku gusa y'abagore kabisa ceceka hano gatoya
umva ni byinshi ariko izi saga zizasiga ukuri kwinshi hanze cyane ko ribu ifite fone ye bazasangamo byinshi. Tugende gato hano rero nani we Muchoma mbere yuko uzaha ntabwo twebwe njyewe ahanga ngo dufatana ngo ngera gifashe jihad mu mushinga ibyaho oya icyo nakoze ni kimwe nje ndi gukotinga amagambo y'umuvugizi wa ribu. Umuvugizi wa ribu yakotinze ku kintu muri kwirengagiza yavuze ngo birababaje kubona abantu bafitanye amakimbirane cyangwa bafite ibintu batumvikanaho bashobora kwifashisha amazina mu guharabika abandi. Unyumve neza cyane, umuntu akaza agafata Muchoma akamwishyura cyangwa akamusaba gusenya Godfather akoresheje izina rya Muchoma cyangwa izina rya Semuhungu. Aba bagore rero aba bantu ahangaha icyatumye tugaruka kuri aba bantu nuko umwe mu batanga buhamya yaje avuga amazina, yaje hano uyu nana aravuga ngo Jihad mubaza impamvu yankoreye ubwo bugome. Mu magambo we yaranyibwiriye ngo ibyo nakozwe nabitumwe n'uwitwa Muyango kugira ngo nze kukugira gute kugushumika. Uranyuma Muchoma iyo odira hari gato mbaza umuntu bitarana rindira gato mbaza umuntu bitarana navuga ati ibyo ntibyaba ari harabika. Arambwira ati that why I was recording, I have the evidence. Iya magambo ya Jihad ku giti cye anyibwirira ko yatumwe na Muyango. Arambwira ati kuko ngiye gutanga ikirego yihoterwa nakoreye Godfather tega wivugiramo Godfather wavuze iminota myinshi reka tubaze natwe ikibazo twibaze ikibazo. reka twumve iyo audio Jihad ubonye ko ari gushya monda aragira aravuga ngo iyo audio izakoreshwa aho ikenewe ntabwo arahangana ngo ndibuze kuyikina. Ariko reka nkubwire na if you don't know, this was the good time to use that audio if you have it. I swear to God, ntabwo ukeneye kujya kumanuka. This was the right time. Ego oya Godfather mwe ndetse Kaminike reka twumve icyo kizakoreshwa mu bushinjacyaha ntago kiza reka twumve ariko se wowe umuvugizi wa nana ko hari